Izina ryacu ry'uyu munsi ni Pauline. Pauline rero ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa, umwimerere waryo ni Paulina. Hari abagabo usanga bitwa ba Paule, ba Paulanius, hamwe no mu gitaliyani buriya abitwa iri zina usanga ari ba Paula cyangwa Paola, rikaba risobanura umuto. Imiterere ya ba Pauline, imiterere ya ba Paula, imiterere ya ba Paule hamwe n'andi mazina nk'aya ngaya agenda ariturukaho. Ubundi ngo Pauline ni umuntu w'amarangamutima menshi, agira imico myiza kandi ashishikazwa no gushimisha abantu ndetse agashaka ko nabo babimukundira. Akunda gusohoka kandi akunda kugira inshuti, azi kuvugisha abantu kandi nawe kumuvugisha ngo buriya Pauline biba byoroshye cyane. Muri we azi kwakira abantu kandi ngo akunda gufasha. Pauline ashobora gukenera kuyoborwa no kugirwa inama kuko agira gushidikanya cyane muri we, dore ko kuba maso no gucunga ibintu byazamo ibibazo ba Pauline akenshi musanga ari ibintu biba bibagoye. Pauline ni umuntu ukunda ibintu bikeye. Ba Pauline buriya ngo bakunda ibintu bikeye n'abantu kandi ngo bakunda kwitaho buriya ku giti cyabo kugira ngo bahore basa neza. Nta mahane uzasanga abantu bitwa iri zina bagira, gusa uzasanga ahubwo bafite impano yo gucika intege vuba. Iyo hari ikintu cyamubabaje ngo napfa kukibwira, iyo hari ikintu ngo cyamubabaje napfa kukibikira vuba kandi bikamugiraho ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi. Urugero, ba Pauline ni abantu bashobora kuba yashwana n'umukunzi we, akazi ugasanga karamunaniye. Iyo yumva nk'aho adakunzwe cyangwa se hari ikintu kindi umuntu amushakaho, Pauline ibi ngibi ni bimwe mu bintu bimuca intege cyane. Ba Pauline akenshi iyo bakiri abana aba ari abantu b'abanebwe, navuga ngo bagira imbaraga nkeya, ngo baba bakeneye gukundwa cyane, baba bakeneye kwitabwaho. Ba Pauline ni abantu banga guhozwaho amategeko. Iyo umuryango we utamufata neza ashobora kuzinukwa burundu, agahitamo kubaho ubuzima nk'ubw'umuntu utagira umuryango. Urumva rero, nimba hari Pauline mugira mu muryango, nimba hari Paule, nimba hari Paulina hamwe n'andi mazina nk'ayo ngayo, aba bantu rwose ni abantu baba bakeneye kwitabwaho, ni abantu baba bakeneye ko umuntu yababa hafi cyane. Pauline ngo ntakunda ibibazo, iyo bije ngaho guhangana nabyo ashobora guhitamo kubihunga. Impano yo guhunga ibibazo. Ba Pauline rero nimba hari abamuziranye, jya ugerageza ubarinde ibibazo kuko hari igihe baba bashobora kubihunga. Ba Pauline nibo bantu bateye bitangaje kuko uzasanga ari abantu badakunda ibintu ndetse n'amafaranga. Aba bantu kandi uzasanga ari abantu bashyira imbere ibyerekeye imyemerere. Aba yumva aruta kuba mu isi yuzuyemo umunezero. Pauline ntakunda gutekereza ku bibazo n'amagorwa ahura nayo, ahubwo akunda gukora ingendo. Pauline ni umuntu ukunda kwitemberera cyane. Ikindi kandi ni uko aba yumva ashaka umusore w'agatangaza, umusore bazabana akamumara irungu, nyine ubuzima bwe akabubaho ndetse akabubamo yishimye. Hari n'ukuntu ba Pauline rero bagira gutya bakaba bababaza abakunzi babo, igihe nk'iyo asanze umukunzi we icyo yamushakagaho cyangwa se uko yamushakaga, uko yamuteganyaga atari ko ameze. Pauline akenshi uzasanga ari umuntu uhita abivamo. Ni wa muntu uba wumva ashaka ubukwe ndetse akumva ashaka ubukwe bwiza, akumva ashaka ibintu byiza, nyamara ashobora kubyitegurira akanabwica. Uzasanga buriya ari abantu bakunda ibintu by'ubukwe, ari abantu bakunda ibintu byiza bimeze neza, ariko impano yo gutegura bamwe muri aba uzasanga ntayo bafite, kuko akenshi hari n'igihe aba ashobora kubitegura ndetse akanabyica ku munota wa nyuma kubera uburyo atanyurwa cyane ku bijyanye n'abasore. Pauline ni umuntu ushyira imbere cyane ubuzima bw'umuryango mu mirimo aba yumva yakora, harimo ubugeni, ubuganga n'ibindi bijyanye no kwita ku mibereho y'abantu. Ngiri izina ryacu ryo munsi ni Pauline. Niba nawe wifuza ko twazagushakira ubusobanuro bw'izina ryawe, watwandikira muri comment ubundi ugakora subscribe kugira ngo izina ryawe niturigarukaho nawe ntuzacikwe. Njye nari Jehova ni ikora kwishaka naho utaha.